turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye habwe kuzo n'icyubahiro mana yacu ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure Yesu soko y'ibyishimo aje kudusura kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 13 mu bigo bisanzwe tariki 2 Nyakanga 2022. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi umutwe wa 9 umurongo 11 kugeza ku 15. Uhoraho aravuze ati, muri iyo minsi nzegura inzu ya Dawudi yari igiye kugwa, nzasane ibyuho byayo, nzegura hari harasenyutse, nzayihagarika nyisubize uko yahoze kera, ku buryo bazategeka udusigisigi twa Edomu n'utw'amahanga yose yamenye izina ryanjye. Ibyo n'Uhoraho bivuze ari nawe uzabikora. Ngiye iminsi iraje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze umuhinzi n'umusaruzi bakurikirane, umwenzi w'imizabibu azakurikirane n'uyibiba, divayi iryoshye izakwira ku misozi, buri murenge uyiyame. Nzagarura umuryango wanjye Isiraheli, bazubaka imigi yari yarashenywe maze bayituremo, bazahinga imizabibu bayinywemo divayi, bahinga imirima maze barye ibyezemo. Nzabagarura iwabo bakomere, ntibazongera kuvanwa ukundi mu gihugu cyabo nabahaye. Uwo n'Uhoraho Imana yawe ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 85. Nyagasani Imana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze. Aravuga iby'amahoro y'umuryango we n'abayoboke be, bapfa gusa kudasubira mu busazi bwabo. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ubudahemuka buzamera busagambe ku isi, maze ubutabera wuruhukire buva mu ijuru. Uhoraho ubwe azabahihirwe, maze isi yacu izarumbuka imbuto. Ubutabera buzamugenda imbere, n'intambwe ze zigaragaza inzira. Nyagasani Imana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yesu, niko kumubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarisayo dusiba kurya naho abigishwa bawe ntibasibe? Yesu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyakurura uwo mwenda ukarushaho gucika. Nta nushyira divayi nshya mu masaho ashaje, naho ubundi amasaho yasandara, divayi ikameneka, kandi ya masaho akabapfuye ubusa. Ubusanzwe bashyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi bikarama. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere muri Kristo, niwe ukomeye, ni nabwo tuzakomera natwe. Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, n'ikimenyimenyi akiza ku magambo meza cyane, amagambo y'ihumure, ituze, l'espérance, icyizere, ibintu bishya, ibintu bigomba guhinduka bishya, la restauration, gusubiza ibintu mu buryo. Atari restauration yo kurya gusa, ahubwo kongera kugarura ibintu mu mwanya wabyo, kongera kugarura ibintu aho byahoze mu mahoro, nkuko na Zaburi yabigarutseho. Uhoraho akoranyiriza umuryango we hamwe mu rukundo, amahoro, ubumwe, ibyishimo. Ndakubwiza ukuri, bene ahantu hari imigenzo nk'iyi haba hari Imana, ibyishimo, urukundo. Ariko reka tugaruke ku magambo atatu yagiye agarukamo cyane muri amasomo: urukundo, amahoro ndetse n'ibyishimo. Ibyishimo bavandimwe, amagambo agarutse cyane aho Imana yifuza gutuvugurura bundi bushya, bityo tugaturana nayo. Ubwo tugiye kwibanda ku ngingo remezo igira iti, aho Yesu yageze hagera ibyishimo. Amen amen. Aho Yesu ari haba hari ibyishimo. Uwo Yesu yakozeho arishima, arakira, ahinduka mushya. Niba Yesu ankozeho nzahinduka, nanjye niba mukozeho nyine nzahinduka pe. Nicyo kigaragaza nyine ko navuye gukora kuri Yesu, kuko wakoze kuri Yesu nyine adakora akora neza. Aha no kwitonda ababyeyi, kugira ibyishimo, kwishima ntabwo ikimenyetso ari uguseka, kumwenyura. N'ikimenyemenye umunyarwanda yise umwana we ati, nseka mbabaye, gisekera mwanzi, rwubitse ruzi gushya, kari munda, n'andi mazina menshi ndetse n'indi migani myinshi. Yewe hari n'igitwenge bita diplomatique, bamwe bashobora kugaragaza mu birori by'inyuma ngo bakurure abakiriya babo muri za hoteli, za bara, yewe bakaba baseka bagatwenga, bakamwenyura bikomeye cyane.
igitwenge diplomatique mw'ababyeyi mwe. Ariko imbere hari gutambuka bakera biranya babiracika, bamano y'inanga, bamateranya barukera ikibaye bacyokere, imigese bari gutambagira hehe imbere. Abo bose baba bari kudurumbanya nyine imbere yacu. Ngo ibyo nabyo rero ngo tukabyita ibyishimo. Ibyishimo we. Aha, ni ibyishimo kandi uri gushirira imbere koko. Nyamara au contraire babyeyi, aka kantu ngiye kuvuga gaca akarongo, ibyishimo bya Yezu ni igihe abantu baba bahiriwe, bafite amahoro, babanye neza, bafite urukundo. Ni igihe Yezu we aba babaye noneho ako kantu ashavuye. Yezu agashira, twe tugashisha. Ngiye ibyishimo nyakuri bituruka ku mvune, ku musaraba. Bene ibyo byishimo rero nibyo biramba, kuko Yezu ahari nyine barishima. Aho Yezu yageze barishima. Niba Yezu ari wanjye, ndakabuze ngomba kwishima nanjye. Ibyishimo by'imbere. Hapana ibitwenge diplomatique, bya bindi byo kurenzaho, kwiyerurutsa. Nibwo igihe nyine kizagera tukumva ko umuntu byivanze ari hafi guturika, kuko yavanze ibyishimo n'uburyarya, yavangiye Yezu. Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawe uvanga amasaka n'amasakaramentu, ntawe usanga Yezu yasinze. Washobora gusenga ute kandi wasinze mubyeyi? Ntawe usanga Yezu afite ubusambo, ubusinzi, ubusambanyi. Izo za izo za sa nizuzurana n'isakramentu. Isengesho ntabwo bishobora kuzurana, birazirana. Cyane cyane isakramentu y'Ukaristiya ntiwazivanga n'izo zindi za ubusambo, ubusinzi, ubusambanyi n'utundi twa amakosa nyine. Bitwibutsa ko nta n'imwe Imana yishimira abayibangikanya n'ibindi. Nta n'imwe Imana yishimiye igirwamana. Igihe cyose Abayisiraheli batanaga ngo twagiye tubyumva, bakoga ku bigirwamana, bagacukubiri n'Imana bakajya kure y'Imana, Nyagasani we mu bugwaneza bwe ntiyahwemye kubahwitura agira ngo woye kumuvangira, woye kumurwanya. Uyu munsi Amosi umuhanuzi w'Imana arasezanya umuryango w'Imana ibyiza biri imbere, l'espérance, mu gihe kizaza ko bazaba bameze neza, ko bazabisubiyeho bakagarukira Imana by'ukuri. Isomo rya mbere ndetse n'ivanjiri bagarutse ku kinyobwa gitera ibyishimo cyitwa divayi, le vin. Bakigarutseho inshuro ebyiri mu isomo rya mbere ndetse n'inshuro 3 mu ivanjiri nkuko twabizirikanye. Hombi bagiye bagaruka ko ibintu bishya, ibyishimo nyine ni ibintu bishya. Divayi rero mbere na mbere ntabwo twerekeza kuri rya jambo ribi ryo gusinda nk'inzoga, ahubwo ni ibyishimo aho Imana iri, ifunguro ry'Imana ngo ihembure umuryango wayo. Uhoraho ati nzagara umuryango wanjye Isiraheli, bazubaka imigi yabo yari yarasenywe, maze bayituremo, bazahinga imizabibu, bayinywemo divayi. Amen amen. Nguko bya bindi za mvugo bakunze kuvuga mu byishimo biba bihari, bati kurisha inyama ifi. Kuri iyo foto uri kurisha inyama ifi, jata kuvuga en abondance, ibintu byiza kandi byinshi bihagije muri gusangira. Bikavuga rero ibyishimo birenze, nta mururumba, kurisha inyama ifi. Ngubwo ubukwengi bw'ibirori ngibi byishimo. Aha kubundi buryo nk'abakristo twabyumva vuba, divayi ndetse n'umugati comme les saintes espèces tukabikoresha mu misa, ya misa ishushanya ibirori tuzagira mu ijuru, bya byishimo bizaramba hamwe n'Imana Data. Muri ibyo Zaburi we ati Nyagasani Imana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Amen. Nguko gukoranya, guhuriza hamwe, abantu bagahura bagasabana. Kubera iki? Kubera Imana, ibyishimo by'Imana ahantu hari Imana. Mu ivanjiri y'uyu munsi Yezu arashaka ko twahorana ibyishimo, ngo hari natwe tube turi kumwe nawe, tutamuvangira, bityo akaturangira za kidobya zose, ibigusha, ibimubangamira, agatubuza kumuvanga n'ibyo bishaje, kuko Yezu ahora ari mushya, inyigisho ze zihora ari nshya. Yezu yatuzaniye inkuru nziza, ivanjiri ye, le Nouveau Testament, tutagomba kongera koga kubigirwamana by'isezerano rya kera. Akenshi rero hari ubwo dushaka kwisubira ku kacu mu bishaje, ya migenzo ya kera, imico karande, kuganira mu rurimi rw'abanyamahanga, izo ngeso mbi z'urukozasoni, kubandwa, guterekera, kuroga, kwa kuroga bya kijyambere, bwa burozi bwa kijyambere, ingeso mbi. Yewe Yezu tukamubangikanya n'ibindi bibi byinshi. Yezu se yahindutse ingarane babyeyi, aho ugenda umuvangana za twabonye haruguru, bityo tukaba twamera nka yambwa shebuja arangiza kugaburira inyama nziza z'ibinure, yambwa yarangiza kuzirya, nuko cyarakabaye ikongera ikisubira ku kayo, ikisubira kuguguna amagufa. Kuguguna amagufa babyeyi, wagize se ngo birarangira aho ngaho kuguguna amagufa gusa, idasubiye ku mayezi? Ye baba we. Aha ngo kuko dushobora kubeshya Yezu ngo nk'abakristo dusenga buri munsi, ngo twaretse ingeso nyinshi mbi,
ndetse n'abandi ngo barabibona batubera abahamya. Ariko au fond de notre cœur tukiri aho ngaho tuzingiye aho ngaho, navugaga ku magufa, kwanga kuva ku kuguna kwigufa. Kandi databuja yaraduhaye inyama, Yesu yaraduhaye ibyiza. Rero turaba Kristo, twarabatijwe turanakomezwa, yewe twegera Yesu buri munsi ku buryo bushoboka bwose, ariko n'ubundi tugakomeza tugasubira gukacu kwandavura no kwandavuza Yesu. Yesu yaragoye bakristo bavandimwe. Ibi ntibe bimworoheye pe. Hari mu giturage nk'umukristo waramenye intonganya za hato na hato, noneho ngo kugira ngo yerekane ko apfuye agasoni ko ku cyumweru babyeyi, ngo noneho ngo hagira umushotora, noneho akabanza akambura ishapure ye ati reka sha ishapure nyikuremo hato Bikira Mariya ataza kundeba nabi akandakarira, akambuza gukubita ingegera. Reka nkwereke nkubita ingegera. Yakuye mu ishapure. Muvyeyi mukristo, kuri iyo foto y'umukristo ubanza kwambura ishapure, ubanza kwambura umukristo, ubanza kwambura nk'ubumuntu. None se niba yambuye umukristo yabasigariye kuki? Ubwo se ntiyambuye Yesu no kumwiyambura bitabuze? Aha, wakwiyambura Yesu ugasigarira he? Ngo kwishimisha bijye kuzadushimuta kera kabaye. Ako nakababara utangiye, ako nagahinda uwabare bugiye kurumimbwa. Bakristo bavandimwe, ujye umenya ko ni wowe Yesu acungiyeho. Nanjye twembi twaje gusenga, twahuriye aha ngaha mu isengesho hamwe na Yesu. Rero niduhoze Yesu amarira, twoye kumuvangira no kumuvangavanga. Akawa muntu ujya wibaza impamvu tujya mu ikabare, tukidagadura, tukabyina tugasabana, nanjye kuvuga tugaserebeka, ndetse tukishimisha. Ariko kandi babyeyi karababaje, ugace uturongo dutatu twagera mu kiliziya tukajya ku mugonero tugasinzira tukarangara. Ngaho nta kurira iyo foto y'umukristo gusa ubyina gusa mu ikabare, akaba yakwishima gusa ryari igihe acigatiye icupa. Ariko yagera mu rusengero ngo yanyerukiye ku mugonero kera, yazanye amashuka n'ibiringiti mu kiliziya, ibyo gusenga wenyine bikamuhandahanda, gushengera ntiyabyikoza, ngo kuko nyine mutwara umwanya we w'ubusa. Ye baba we, udasenga arasenyuka, uravangira Yesu. Urumva abasore bubu navugaga urubyiruko, abakinnyi bose arabazi, amafilime yose agezweho n'abasitari bose urabazi. Ariko wakubaza, ntuzi n'amasakamento uko ari 7, ntuzi ibice bigize misa ko ari 2, ntuzi amagambo Yesu yavugiye ku musaraba ko ari 7, ntuzi yewe n'ibitabo na 5 byo muri Bibiliya. Ye baba we, habe n'isengesho ryo kuryama nturizi, n'ibyo kurya yewe nturizi, ntujye urivuga. Aho umuryango wa kiliziya uherereye ubanza utagihaheruka, uhaherutse gusa uje gushaka umugabo cyangwa umugore mugiye gushyingirwa. Ikindi gihe bakaba gukwega nk'abana bo mu gihe bahatira kurya no kuryama. Mbega imvange ziraha ababyeyi kuvangira Yesu. Ahabuze ibyishimo, ahabuze Yesu, nta kindi gitari umwiryane n'akavuyo kaba gahari kakazahakurira. Urumva abahanzi bose urabazi, ab'igihugu ab'isi yose urabazi, bose uzi kubatondeka no kubatondagura, babandi bagezweho b'ibyaduka, ndetse nta n'umwe gusoma. Ariko ntuzi na mutagatifu Tomasi wa Kwino wahimbye ratasiyoni, indirimbo y'igisingizo cy'Ukaristiya. Bakristo bavandimwe no kwitonda, hari imico myinshi y'abanyamahanga y'agahararo tuzani iwacu twigana abayobo hirya kure cyane, bityo ikaza kuvangira Yesu. Bya bigare tubamo, ibigare by'inzoga, ibigare by'indaya, ngo nibigezweho da, ibigare by'abasinzi, ibigare by'abajura ibisambo. Akawa muhanga avuze ati mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Aha niba ugendana n'igisambo nawe umenya ko uri cyo cyangwa uri mu nzira yo kuzaba cyo, kuko mugendana n'imbwa ikagusiga imbaraga sa. Ariko wagendana n'umugabo akakugabira. Iyo wagendanye na Yesu umugabo arakugabira nyine. Iyo wagendanye na Yesu urishima nawe arishima. Wagendana n'umurozi yewe ataretse no gukuroga nawe ubwakazakwica. Navuga gukwica mu mutwe ndetse n'umutima hatabuze, cyangwa nawe ukabura umurozi okibe kumurenza kumurusha. Bakristo bavandimwe murabe maso kandi menge, nguko gusandara kw'amasaho na divayi no gucika Yesu yatubwiye byagishimo bikabura, ya divayi gashira. Tujya twibuka mu ivanjiri na Bikira Mariya ari mu bukwe bw'Ikana, nuko abwira Yesu ati nta divayi bagifite. Aha, ako kanya Yesu ahita azana divayi, nuko ubwo bukwe bw'igishimo, kuko Yesu na Bikira Mariya babutashye. Aho Yesu na nyina batashye ubukwe bugenda neza, abantu barishima. Ngibi byishimo mu rugo rwacu, Yesu na Bikira Mariya bagataha ingo zacu.
reka dutembere gato dusoreze kwa muganga mu bitaro dukore uyu mwitozo. Haribwo twira ko nta ndwara dufite ngo turi bazima, nyamara twarashize, cyangwa wasanga tunarwaje dutabizi, tukaba turi no kuvira imbere tukanaviramo yewe umubaro ukaba wose, kandi nyuma turi guseka ibitwenge bya bindi diplomatique, igitwenge diplomatique. Ngo umunsi umwe umwana iwabo bari bakize cyane kandi barya neza by'agatangaza ntacyo babuze, nuko nyina ariko ngo yagaburira uwo mwana, ariko uko amugaburira uwo mwana akarushaho kuzogobera kandi adahoma kumugaburira ibiryo byiza by'agatangaza kandi biryoshye pe. Nuko umwana akarushaho kugenda azogobera amera nka kirida iwabo, ndetse bakagira isoni n'ikimwaro ngo wabona barwaje bwaki bakwisobanura bate, kandi aribo bakungu muri icyo gice, kandi aribo bagaba bakagabira, aribo bahemba bagahembura. Nyina umunsi umwe bya bindi by'umubyeyi nyine ugira amakenga aza gukeka ko wasanga ari inzoka, ariko noneho bitangaje umwana ntahamuryaga ntiyaribwaga, ariko nyina ngo ntiyashira amakenga ngo amujyana kwa muganga ngo bamupimye basanga inzoka zaramurenze wese, zararenze inkombe, buriya ni nkaho zarenze inda, kuko nyine ngo izo nzoka ziberagaho mu mahoro zikamunyunyuza, byarabaye karanda kamenyero. Ibyo umwana ariye byose zikabisakuma, by'umwihariko murumva ko zitari no kumurya kuko zagaburirwaga neza, arizo zirira bya biryo byiza aho umwana arya. Umwana urwara inzoka kandi waba bakize barya neza akanyunyuzwa, turaso twose twarashize. Mu Kristo muvandimwe, nk'uyu mwana uzogobera kubera inzoka zamurenze, natwe nk'abakristo tugira indiririzi, parazite cyangwa ibyonnyi byononera Yezu. Nibwo uzajya gusenga ugahushura ibidafashe, yewe nibyo wasabye Imana ntubibone kubera iki? Za ndiririzi zakuzonze, zanjye sombi zose wiberamo, zazindi zagutwaye uruhu n'uruhande, agasengesho kose utereye ku mutima amashitani akaba yagasamye agakarya agakamira. Ijambo ry'Imana wumvise buri munsi Sekibi agahita riterura ako kanya, kuko nyine waryumvise wibereye mu bindi, wibereye hanze, nirenze kuvuga biri hanze, wibereye mu rusaku, mu ikabare, kumvira ijambo ry'Imana mu ikabare. Amazi wanyoye ntiyinjire, wahawe umubiri n'amaraso bya Kristo, ariko urumva ko ntacyo byakumariye kubera ko yawe ukarishya wahereye ku makara, ku ifumbire, ku ngeso mbi. Kandi tuzi ko nta wambaye ikanzu yera ucuruza amakara. Niba subihinyuza wigeze ubona umugore utwite ajya mu izamu ry'umupira ati ngaho nimutera ishoti sha murebe ukuntu ngiye kuyigarura, ye baba we. Aha, ibi gatwerekeza ku bikorwa byiza by'urukundo tuba twakoze, twagabuye neza, twatanze, ariko kumva uzi iki? Ikintu gikomeye, ikintu cy'agaciro, amahoro. Impamvu nta zindi nizo ndiririzi, le parasite zivanga na Yesu, zivanga n'umubiri wa Kristo. Ibyaha, imizi y'ibyaha binyunyuza roho, biroho ikumirana, ikamera nk'ubutaka bw'ubwatsi bwabuze amazi bukumirana, bityo Yesu ntagire icyo akumarira mu buzima bwawe, kuko umubangikanya n'ibindi byinshi bibi. Rero umukristo ntakorera abashebuja babiri. Gira rero ingeso zimwe wimura kugira ngo Yesu abone aho yimikwa. Nawe ukeza abami babiri, nta bami babiri mu muzingo umwe, inzuki zirabizi neza, nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Indiririzi cyane cyane za roho zirukana Yesu, zirukana ibyishimo, zirukana amahoro. Ikindi kandi tuzi ku ndiririzi nuko zibaho ari uko zibeshejweho. Ni nk'indwara nyine, indwara ubundi ntibaho, ibeshwaho n'ubwo buzima nyine ifatiyeho. Iyo rero utazigaburiye ndakubwiza ukuri zirapfa, kuko ntacyo nyine zakwimarira ubwazo. Rero umukristo muvandimwe, hitamo uziniko n'icyitwa parasite, izo ndiririzi, utwo tuntu twose tubi tugeso tugenda tukumunga buhoro ukazogobera tukagushimisha yewe, ariko tukaza kugushimuta hanyuma twirukane vuba na bwangu, kuko tukubuza gutera imbere kuri roho ndetse no ku mubiri. Imishinga yose ikagenda ihomba kubera iki? Nizo ndiririzi zose. Ari amafaranga ukajya ubona ari kugenda agabanukaho kubera iki? Hari indiririzi ngo twa tuntu tubangamira ubukristo, wiyambura amashitani, utwo dushitani, utwo tuzimu, utwo tudayimoni, bityo ubwirizwa n'abamarayika b'Imana, wimike Yesu shitani yimuke. Baca umugani ngo akabuza umugabo ibara nikaba kanini, kandi ngo impamvu ingana ururo, kandi ngo akazu gato ngo niko karya ubwatsi, kandi ngo de petit caillou fond de montagne. Amen. Utwo tuntu duto tubi dukora ikibi kinini, n'utuntu twiza twinshi tugakora ikiza gikomeye cyane. Mu Kristo rero muvandimwe, ntugasuzugura icyaha, ntugasuzugura ingeso mbi yose.
ejo itazakubuza ingororano y'ijuru igakubuza ibyishimo nyakuri. Uzi kubaho wari ukambije agahanga, navuga gukambije roho yawe irimo ishavu n'agahinda, ibibazo uhora wijimye kuri roho byaba bibabaje. Yezu wacu utubabarire ibyaha byacu, uturinde umuriro w'iteka. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Akuguhabwa neza mwami wankunze, Yesu mwana w'Imana. Akuguhabwa neza barahirwa, Yesu mwana w'Imana. Muze mwese ku meza ya Nyagasani, twakire umukiza Yesu mwana w'Imana. Duhabwe ubuzima bw'uwadukunze akaducungura.